Uzi iki ku irangamuntu y'ikoranabuhanga? Ni ayahe makuru azaba yigize? Ni bande bemerewe kuyitunga? Niba iki bisabwa kugira ngo irangamuntu uzayitunge? Ni ayahe makuru y'ingenzi izaba ifite? Ese ko izaba iri mu ikoranabuhanga n'ibizorohereza abajura b'ikoranabuhanga abo twita abahaka mu gutwara amakuru ayigize? Ni igihe rizatangira? Bahaye ikaze. Iyi ni isi y'ubumenyi. Tugiye kubabwira zimwe mu ngaruka nziza n'imbi zizaterwa n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikigo cy'igihugu NIDA binyuze mu muyobozi wayo Mukeshimana Josephine cyatangaje ko cyatangiye gukusanya amakuru yose akenewe kugira ngo hatangwe irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ayo makuru agizwe n'ibishushanyo by'igikumwe bigize intoki z'ikiganza byo zose uko ari 10, n'ibishushanyo by'ijisho ndetse n'amakuru yose ahuzwa n'ay'abana n'ababyeyi kuva ku myaka 5 kuzamura. Ikaba igizwe n'amakuru y'ibiranga umuntu byose. Nyirayo akaba yemereye kubitangaza igihe ashakiye bitewe na serivisi ari kwaka, kandi ikaba ari irangamuntu bidakenewe ko izaza igendanwa kandi ikaba itazongera kubura. Nyirayo akaba yarimo amakuru azaza atangariza igihe ashakiye bitewe n'uwo yiteguye kuyabwira, ndetse n'igihe yumva atari ngombwa kuyatangaza akaba yabuza buri wese kuyabonaho uburenganzira. Iyi ni indangamuntu izaba iri mu moko 3: ikarita ya parasitike imeze nk'iyari isanzwe, ndetse n'umubare usimbura indangamuntu wiswe SID ukubiyemo amakuru asanzwe y'ubuzima bw'umuntu bw'igihe kirekire, ndetse na nimero izaza ihuzwa na telefone ndetse na mudasobwa mu gihe ugiye kwaka serivisi. Guverinoma y'u Rwanda yatangiye umushinga wo gushyiraho indangamuntu y'ikoranabuhanga Single Digital Identification System. Itegeko rishyigikira ryemejejwe mu mwaka wa 2023. Gahunda yose ikaba izarangira bitarenze umwaka wa 2027. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2027 hatangiye uburyo bwo gukusanya no gukosora amakuru azakoreshwa muri iyo ndangamuntu. Mu kwezi kwa 9 nibwo hateganyije gutangira gufata amakuru yose akenewe. Muri Kanama umwaka wa 2026 nibwo indangamuntu nshya zizatangira gufatwa ku banyarwanda bose. Uburyo bwo kwiyandikisha buzaba bumeze butya: kugenzura amakuru, kujya ku rubuga rw'Irembo cyangwa ku biro by'akagari kugira ngo urebe niba amakuru yose ariyo: izina, itariki y'amavuko, amazina y'ababyeyi n'ibindi. Iyo amakuru yose cyangwa yamaze gukosorwa uhabwa kode yihariye igufasha gukomeza ku rwego rurikurikiraho ifarwa ry'amakuru yose akenewe. Kuba afite imyaka y'amavuko 5 kuzamura, hafatwa ifoto yuzuye, intoki z'igikumwe cyangwa fingerprint zose uko ari 10, ishusho y'ijisho cyangwa iris scan n'umukono. Kuba afite munsi y'imyaka 5 hafatwa gusa ifoto. Abana batagejeje imyaka 18 bazajya baherekezwa n'umubyeyi cyangwa umwishingizi. Ibi bishoboka ni imiterere n'indangamuntu nshya. Ikarita ya parasitike izaba ifite amakuru make agaragara ku maso, ariko ifite na QR code ikoreshwa mu gusoma amakuru ajyanye n'umuntu. Indangamuntu ya digital izabikwa no gukoreshwa mu bikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, mudasobwa ndetse n'izindi porogaramu zikenewe bitewe na serivisi umuntu ari kwaka. Nimero yihariye iyo bita unique ID number izaba ariyo ndangamuntu izaherekeza umuntu ubuzima bwe bwose, aho kwerekana amakuru yose. Umuturage niwe uzajya agenzura amakuru asangiza n'inzego z'amategeko cyangwa ibigo by'ubucuruzi. Ushobora kwemeza ko wujuje ibisabwa nko kuba ufite imyaka y'ubukure, utagaragaje ikarita y'amavuko nyirizina. Amakuru yose azaba arinzwe binyuze mu ikoranabuhanga rikomeye ryitwa Public Key Infrastructure na Automated Biometric Identification System. Iyi rangamuntu ikaba izahabwa abanyarwanda bose kuva umwana akivuka, abana b'imfubyi cyangwa batagira imiryango, abimukira, impunzi n'abasaba ubuhungiro, abanyamahanga baba mu Rwanda igihe kirekire. Iyi rangamuntu ikaba izaba ifite izi nyungu: abana bose bazahita bagira indangamuntu kuva bavuka, bigatuma babona serivisi z'ibanze hakiri kare, korohereza serivisi nk'iz'ubucuruzi, uburezi, banki n'imisoro n'ibindi. Umutekano w'amakuru, amakuru yihariye azaba agaragara ku ikarita ubwayo. Kugabanya ikibazo cyo gutakaza indangamuntu
n'iyi karita yabura, indangamuntu ya digital igumaho gufasha igihugu kugera ku ntego ya digital transformation. Imibare y'ingengo y'imari zakoreshwa mu gufata irangamuntu, umushinga wose uteganyije kuzatwara arenga miliyari 54 z'amanyarwanda mu mwaka wa 2025. Mu mwaka wa 2026 hagenwe arenga miliyari 12 kugira ngo habeho gutangira gufata amakuru y'itangwa ry'indangamuntu nshya. Indangamuntu nshya y'ikoranabuhanga Smart ID ni uburyo bushya bwo kumenya no kwemeza umwirondoro w'umuturage mu buryo bwizewe kandi bugezweho, kugera ku bana bavutse kugeza ku banyamahanga baba mu Rwanda. Izajya ikomatanya ikarita ya plastique, indangamuntu ya digital iboneka kuri telefone cyangwa kuri mudasobwa n'umwirondoro wihariye w'ubuzima bwe bwose. Irangamuntu izagira zimwe mu ngaruka nziza, harimo korohereza serivisi. Gutanga irangamuntu kuva umwana akivuka bizatuma buri wese abasha kubona serivisi z'ibanze nk'ubuvuzi, uburezi, ubwishingizi nta nkomyi. Kwihutisha ibikorwa bya leta n'iby'abikorera. Ibigo bya leta na za banki bizajya byemeza umwirondoro mu buryo bwihuse kandi budasabye ibyangombwa byinshi. Umutekano no gukoresha indangamuntu, kureba ko izaba ifite ibimenyetso bya biometric bigizwe n'imboni, intoki ndetse n'ifoto, bigoye ko umuntu yayigana cyangwa agakoresha indangamuntu itariye. Kurinda amakuru y'ubuzima bwite, amakuru yose azaba yanditse ku ikarita. Urugero, umuntu ashobora kwemeza ko ari umukuru atagaragaje itariki ya nyayo y'amavuko. Indangamuntu imwe ikora hose izifashishwa mu gihugu hose no mu rwego mpuzamahanga, bigafasha mu rugendo, ubucuruzi n'itumanaho. Kugabanya ikibazo cyo gutakaza indangamuntu. N'iyi karita ya plastique ibuze, indangamuntu ya digital izajya iboneka kuri telefone. Gushyigikira gahunda ya Rwanda mu ikoranabuhanga. Iyo Smart ID izaba ari igice cya gahunda ya Digital Rwanda igamije guteza imbere e-governance n'imiyoborere myiza. Ibibazo bishobora kubaho mu gukoresha irangamuntu. Ikibazo cy'ubwirinzi bw'amakuru. Nubwo hari uburyo bugezweho bwo kurinda amakuru, hari impungenge ko ashobora kubaho ubujura bw'amakuru, ubwo bita cyber attacks mu rurimi rw'icyongereza, igihe ikoranabuhanga rititaweho. Ikiguzi ku gihugu, kuko hazakoreshwa miliyari zirenga 54, bishobora kuba umutwaro ku ngengo y'imari y'igihugu. Ikomwa mu nkokora ku baturage badafite ikoranabuhanga. Hari abaturage badafite telefone zigezweho cyangwa ubumenyi bw'ikoranabuhanga, bashobora kugorwa no gukoresha indangamuntu ya digital. Kugorwa n'abadafite ibyangombwa by'ibanze, abatarigeze biyandikisha mu irangamimerere mbere, bashobora guhura n'imbogamizi mu kubona digital ID. Ikibazo cya serivisi, igihe habayeho ikibazo cya tekinike, iyo sisiteme ya interinete cyangwa y'ikoranabuhanga ikoze nabi, abantu bashobora kutabasha kubona serivisi z'ingenzi. Impungenge z'abaturage ku imyirondoro yimbitse, kureba ko ifoto cyangwa amakuru menshi, amafoto, ibishushanyo by'ijisho ndetse n'intoki n'umukono, hari ababona bishobora kuba birengera ubuzima bwite bw'umuntu. Iyi rangamuntu izagira ingaruka nziza mu mujyi no mu cyaro. Reka duhere mu cyaro, dufatire ku musaza w'imyaka 70 witwa Rwagasore. Uyu Rwagasore azoroherezwa ubuvuzi, nta kujya abazwa ibyangombwa byinshi ku bitaro. Digital ID izahita yerekana amakuru ye yose, bigafasha kubona ubuvuzi byihuse. Ubwishingizi, igihe yaka mituelle de santé cyangwa andi masezerano, nta kuzana impapuro nyinshi, indangamuntu izaba ihagije. Kurinda amakosa y'amazina, aho yanditse nabi mu irangamimerere mbere bizakosorwa mu kwiyandikisha ku rubuga rw'Irembo. Uyu Rwagasore nanone azahura n'ibibazo byo gukorwa n'ikoranabuhanga kubera ko atazi gukoresha telefone cyangwa interinete. Azaza asaba abajyanama b'ubuzima cyangwa umukozi w'akagari kumufasha igihe serivisi zihagarara. Niba akagari cyangwa ikigo cy'ubuzima bifite interinete cyangwa sisiteme iri gukora nabi, bishobora kumubangamira kubona serivisi ku gihe.
Reka dukoreshe urugero rw'umukobwa ukiri muto witwa Ariane w'imyaka 20 mu kagaragaza ingaruka nziza z'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Uyu Ariane azoroherezwa serivisi za banki. Ariane ashobora gufungura konti ya banki akoresheje digital ID gusa, atagombye kuzana kopi nyinshi z'impapuro. Kugenzura ubuzima bwite, niba agiye gusaba akazi gasaba ko afite imyaka 21, ashobora kwerekana gusa ko yujuje imyaka atagaragaje itariki nyayo y'amavuko. Gufasha no mu ngendo, digital ID ifasha mu ngendo zo mu gihugu no hanze kuko ari ikarita imwe ishobora gukoreshwa mu nzego nyinshi. Uyu Ariane nanone ashobora guhura n'impungenge ku burenganzira bw'amakuru ye, ashobora gutinya ko amakuru ye yose, igishusho, imboni ndetse n'amafoto ye ashobora gukwirakwiza igihe habaye ikibazo cya tekinike cyangwa ubujura bw'amakuru. Kuba igikoresho gihenze, niba telefone ye yatakaye cyangwa yabuze, ashobora kugorwa no kubona indangamuntu ya digital igihe kitari gito. Mu ncamake, mu cyaro Smart ID izafasha abaturage kubona serivisi z'ubuzima, imisoro, ubwishingizi n'uburyo bworoshye, ariko ikibazo cy'ikoranabuhanga gike gishobora kuzababera imbogamizi. Naho mu mujyi, Smart ID izafasha cyane mu bucuruzi, muri banki no mu ngendo, ariko impungenge zikomeye ni ku burenganzira bw'amakuru no ku ikoranabuhanga ryabo rizaba rihenze. Ndabashimiye. Iyi ni Isi y'Ubumenyi, nitwa Jonathan, kanda subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro nk'ibi.